watinze kuri ukajyagera ariko tuzongera dukubitane sha abagabo bigiriye ko bagabo bimbwa uranyica ndarisone umaze umusonganye Boaretse tumwirarira. Genda umva nashaka gutaha. Urara he? Hano. Ahubwo gira ucomoka mfite undi mushyitsi hano mu kanya. Wowe iki? Ya mfite undi mushyitsi hari icyo tumva se mwana? Hari icyo tumva se mfite undi mushyitsi nyine. Akobo usigaye nzanira abandi bakobwa ni iki nagukoreye koko? Umva icyo navugaga urumva nta nubwo heruka kuma ku noti kandi arizo namenyereye. So rero mfite ikindi cyana giteye kandi kimena minote nacyo. Rero wafata style zawe mwana ugahita wicomokera mwana. Akira mwana witucomoka ntari. Akabungu ukimura abana bawe. Ubwo sibyebutse ko bimbwira none. None ntawe uri kutsatsa umubebe noneho ariko mwisize insendo tware tw'Kigali mwana. Basoje. Siko nakerewe none. Nakerewe neza. Basoma poza kwifuza. Mwaje muri interview neza tike. Mana yanjye. Umva nakerewe nabya kutigeze umbwira ko natinze wa masaha ntabwo nakubwiye. Kandi humura biragenda neza neza. Umva nakerewe neza iminota yangendanye pe. Reka tubanze dusenge. Usenge mu ncamake. Panda bya bindi byawe byo gusenga. Nsengera ngiye gukora. Reka dusenge. Turagushimiye Mana, umutanga ubugingo, urenze wo kwizerwa. Tugushimiye umunsi duhaye, ijambo ryawe tubwira ngo ni umunsi mwiza tuwishimiremo tunezerwemo. Weretse umutware wanjye ugiye gushaka akazi, ugiye gukora iriya interview, ugendane nawe. Ijambo ryawe ratubwira ngo ukoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose bari wiringira ngo nawe azabisohoza. Niwe twiringiye, niwe byiringiro byacu, niwe mutanga ubwenge, uri isoko y'ubwenge n'ubumenyi. Umushoboze kugira ngo ibyo bamubaza byose nk'uko yiteguye nk'umuntu, ariko dukeneye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe kugira ngo ubashe gutsindira iyi interview. Turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Oh wow. Gose agacyayi kari kari. Icyayi wapi? Nakero uziko ziburi minota 10 n'ingahe? Merci. Imana ikurinde, love you. Imana igendane nawe. Ndasigara musengera. Merci. Kanegeka. Mama Gradine ari ngukumbuye. Amakuru ni meza. Nta turaburanye kazi kambanye kenshi. Urakeye basi umeze neza pe. Hano gushakisha nyura hana urabizi by'iki gihe uko bimeze. Meze neza n'abana bameze neza nta kibazo. Ibi ntiwareba ni byinshi bipakiye byakuzura. Kagira inkuru nyine ngaho mbwira none. Nese nabihera he ni byinshi ku buryo nta kintu kimubona wabona icyo uvuga. Bavuga ko n'umugabo wawe burya rero atoroshye. Baramubibisa ntiwareba. Wamubwiye kitonda ko bikabije. Uzi ko avuga ngo tereta abakobwa ngo bakorana ngo yarabarongoye yarabamaze. Ugomba kurya urimenge nawe ukabireba nyine ukabyimenyera. Ibindi utakwirebera naguciraga ku mayange none se ko naje nkanagushaka nkakubura. Naje kuwa gatatu. Ndicara we mama Grade ntawe. Nese nari kubigenza ariko ro karaba. Ubu ngubu ikintu kiba cyakuzanye iwanjye n'amagambo gusa. Nta kindi gishobora kukuzana iwanjye. Ubwo waranshatse urambura uragaruka urambura kugira ngo ukunde umbwire uko umugabo wanjye ameze.
umuntu ungana nawe yirirwa agenzwa n'amagambo ubwo waje wanjye uraza uricara urashyatama ngo urantegereje kugira ngo ukunde umbwire umugabo wanjye uko ameze. Ese ubundi waramukunze ngo tugurane umuwawe nguhu wanjye? Si ibyo nashakaga kuvuga. Uri muzi umugabo wawe mba namukuragije se kukubwira ngo witwararike cyane. Ntabwo nigeze mugira amaneko w'urugo rwanjye. Menya urugo rwawe. Ibyo mvuga uzabibona nyita umunyamagambo. Nzabibona nawe. Zagaruka urukumbwira menshi. Ubwo bugambo bwawe ndakwiyamya iki se? Nawe yewe niba utangirira icyizere madanga aho genda ibizaba nyuma y'ibigibi uzabibona. Ndagiye icyizere cyo guhoza umugabo wanjye. Nta kindi nakubwiraga byari ibyo ushaka uryo uri menye. Niba waramukunze uzaza umutware. Mujyana hehe umugabo wawe bakubwiye ko mukeneye ariko inshuti zubuye. Sikigariwe ko nakubwiraga nakuregera. Radi? Papa bara ndashaka kwanda ingene. Mama ni taje wenu. Ibi mfasha akazi. Ndambwira bimeze bite se? Oh, okay. Ibi nimero. Nibi wampamagariye? Yes, ndashaka umisi miki umbone wa muntu. Akara akantu toto. Wowe bifata nk'ibyarangiye. Okay. Waranyibagiwe. Numara kumubona uzambwira. Bayita Big Mama. Bifite nk'ibyarangiye. Ndi ku telefone. Sawa ndakwemera. Mandi kwihuta. Sawa. Nkubonye ushaje mu buto bwawe wowe shaka. Nakuzare yanjye rwose ibizuba riranyishe kiriya kigabo se afunga umutwe nawe njye ririya somo rye rwose rizamwifatira buri gihe yaje mba numva nakwisoza kandi nawe yarabibonye mba nakureba nabishaka ariko natwe turi injajwa dore n'ukuntu uraba nk'agacebetse nongeye ndege karasha nita numa nani gihe gusa mugikorase ntabwo asa nanjye sha Imana yaragusiba ntabwo ndi karari byo birenze se ako mani wabonye kiriya cyari n'ubonye prode ngiye rwose urawe wimuvuga twajya natwe abanyeshuri twenyine tubamo aba yatugenzeho ngo ngaho murasakuje ngo muravuze ndabona rimwe azanatubwira ngo mutureke kumurumbyane basa ahubwo natwe tuba twasakuje dore papa nawe uvuye ese dodesha izuba ryari rinatwicira inshira mu modoka sheri inshuti yanjye yitwa Leya w'imwe papa wanjye papa uyu nguyu ni wa mushiti wanjye nakubwiraga yitwa Leya uyu ni papa wanjye muraziranye turaziranye kandi twigana sinamukubwiye ahubwo mva ngo usabe kubera njye nari ngiye kujyana mu rugo n'ubundi wahangisha ubundi ugatuma unahana mwitoremo ndabanza nde nyine ngiye kubera nari ngiye kujya mu rugo mbanza ubundi tumukomeza tubanza we okay fine my daughter how's your day it's okay ariko izuba ryari ritwishe very calm love you too okay izuba ryari ritwishe sorry
umunyeshuri usanzwe uri umunyeshuri wiga ndi umunyeshuri ndiga. none se ni gute wisanze mwakariye akazi mwaburiya buzima? Ko nyine nanjye niko nisanze mu buzima. cyakora ndabona uri inshuti y'umukobwa wanjye mwigana ukibeshya akamenya gahunda iba hagati yanjye nawe reya sinshaka ko bika umutwe ndashaka ugiye icyumba ukibeshya akamenya gahunda iba hagati yanjye nawe uwo munsi uzasezera. Ega wigira ikibazo as long as you are my boss umwana amafaranga yanjye byose twumvikanye yabikoze ntugire ikibazo. Nzi ko tubyumvikanyeho. ahubwo se ko mwavuze ngo dufite abandi bashyitsi ntibari bugaruke. ibyo ntabwo ari ibyawe sibyo wakwigendera Nakwigendera. ni byiza. bafite akazi n'abasore banjye ndashaka ko mushakira umuntu umunsi w'ejo byiza ngo mwamubonye ukurikiye intambwe yiwe aho arya aho arara icyo akora cya buri munsi ejo muzambwire ko mwamubonye. Ibyo turabikora vuba cyane rwose ubikore nk'akazi tuvugane ejo rero. gahunda se ni gahunda. iyo nkoze diro bari diro naza kubona se umuntu wari washaka wabonye ko ngera muzanye wareka ukampamagare wumve yawo filime kayo iyo nakoze diro mba nayikoze diro mba nayikoze ababonye bari mu kazi wabyumvishe kari we ubwo ibindi rero tuzavugana ababonye ndabaguhaye